gusa Imana izamwibukire ku byo yakoze. Yadusigiye urugero rwiza. Umuntu ashatse yajya aba mu isi nk'utayirimo, agahora yiyejeje, agahora yitunganyije. Theogene yari umuntu uzi kubana. Theogene yari umuntu ufasha. Ntiwagiraga ikibazo ngo akwirengagize mu kibazo cyawe. Ni ukuri abantu mugire mwese kwihangana, cyane cyane Asiya umugore we yihangane cyane 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 kweri, yihangane n'abana be, n'abana yareraga, hari abo yarabereye papa. Ibihe byiza kuri uwo muntu ukurikira Sandrine Umutoni, ndizera ko umeze neza aho uherereye hose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, abari mu mijyi igiye itandukanye, cyane cyane muri za capital city zo muri Afurika ndetse n'Uburayi. Aho muherereye hose turabasuhuje kandi turababwira tuti Imana ibahereze umugisha kandi ibakomeze umutima wo kwihangana. Kuri ubu ngubu impamvu babwiye gutyo, nge muramenyereye, muranzi cyane, nitwa Manzi y'Imana, Manzi ya Mwiza, Manzi Sadunda. Muramenyereye cyane ku ma channels agiye atandukanye no mu bintu bigiye bitandukanye. Kuri uno munsi inkuru yasegeshe cyangwa se yatubabaje twese ni inkuru y'umukiranutsi Pastor Theogene, bitewe n'ukuntu Pastor Theogene yazahukiyemo cyangwa se yakiriyemo agakiza, nibyo byahise bituma yitwa ati inzahuke. Kuri kamera za Sandrine Umutoni muri kuhabona nyirubwite Sandrine Umutoni yamamagaye arambwira ati mfite inkuru nshaka kugeza ku bantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, bitewe na biriya byago twese byadutigishije, cyane ko twari live kwa nyakwigendera Pasteur Theogene, tubikurikirana byose. Hari abantu bagiye batandukanye mu ijoro ryakeye, kuri ubu ngubu bukeye ndi kumwe na Sandrine. Hari byinshi ashaka kubabwira, reka tumuhe ikaze. Bakunzi banjye mbanje kubasuhuza mwese. Nubwo turi mu bihe bitoroshe bitari byiza, ariko turashima Imana twe ko tugihumeka umwuka w'abazima. Njya nkunda kukubwira wowe wabyutse ukabona biremeye ushime. Theogene yari inshuti yanjye ya hafi cyane, twari dufitanye gahunda yo gukora igiterane, none intego twari dufite ubwo ntago yakunze, ariko ubwo niko Imana yabishimye, tukaba turi mu kababaro cyane gakomeye. Ariko tuzi ko yagiye aheza, tuzi ko yicaye iburyo bw'Imana Data. Nukuri buri kimwe cyose turi kugikurikirana, kubera ko uriya yari umuntu wanjye wa hafi cyane. Mbese ubu sinzi nicyo navuga kuko ni ibintu bindenze. Mama, wenda utari wakomezaho gatoya uranyihanganira, nihanganishije na buri umwe wese uri kudukurikira. Impamvu turi gukomeza kunyuzaho ibigwi bya Pastor Theogene, nicyo gihe turimo kugeza tumuherekeje, yaba Rusororo cyangwa se Inyamirambo cyangwa se Igikondo n'ahandi hose wenda bazadutumira, kariho bagiye kumuherekereza, tuzaba tuhababireye live munabibone. So hari ibigwi byinshi byiza Pastor Theogene yakoze cyangwa se byamuranze, harimo nko gukura abantu ku mihanda b'abasore cyangwa se n'inkumi, harimo ndetse no kugaburira abatishoboye kububakira, cyane ko dore ko yari afite YouTube channel yanyuzagaho ibyo bigwi byose. Muri ibyo bigwi Pastor niki umwibukiraho? Nukuri ikintu nzakomeza kumwibukiraho ni urukundo yari afite, ni impano yari murimo,
ndakeka na bariya yakwiye ku muhanda batazibagirwa nabo basigaranye ibikomere nk'ibyo dusigaranye gusa Imana izamwibukire ku byo yakoze yadusigiye urugero rwiza umuntu ashatse yajya aba mu isi nk'utayirimo agahora yiyejeje agahora yitunganyije ku buryo biriya bintu byabaye nk'igitangaza ku buryo n'umuntu washyizeho iyo nkuru bwa mbere uzarebe muri comment abantu baravuze oya sigaho reka kubesha iyo nkuru abatariyo nanjye mu bantu bateyeho izo comment naravuze oya reka kubesha iyo nkuru ntabwo ariyo ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzirirwa mu isi ntituzayiraramo urupfu rwa Theo rwaduhaye isomo urupfu rwa Theogene rwaduhaye guhora twiyejeje ukabana n'abandi bose amahoro. Mana nyagasani ni ukuvuga ngo urakora ikiganiro wakora ikiganiro kiri kuvuga kuri Pasteur Theogene comment zose zikaza ari stickers z'amarira gusa ubona ko abantu benshi cyane bafite agahinda kandi kugira ngo agahinda kabavemo bizaba ari ibintu bigoranye cyane wowe ku mutima wawe akakanya urumva umerewe ute kuba Pasteur Theogene atakibarizwa mu mwuka w'abazima? Nukuri nge ntakubeshe hari igihe ndi kugira icyizere wenda ngo yanazuka nukuri kubera ko Imana ishoboye byose ndi gutekereza kubera ko batari bamushingura byibura hari igihe Imana yabyemera akazuka kubera ko Theo asize inkuru nziza ku musozi habe n'umupagani habe n'utazi Imana buri wese amusigiye inkuru nukuri buri wese wagerageza yego ijambo ry'Imana riravuga ngo nshaka gukora ibyiza bibi bikantanga imbere cyangwa se tubane n'abantu bose amahoro nukuri uriya mugabo Theogene ahari arasinziriye kweri nukuri twe tubirebesheje amaso y'umubiri arasinziriye kweri. Pastor Theogene hari abantu benshi cyane abantu bazwi cyane mu gihugu cyo mu Rwanda bagaragaye bagiye kumwibuka ku kiriyo cye baraye mu ijoro rye ntibigeze banasinzira cyane ko n'abasigaye nabo ubwabo batigeze babona umwanya wo kugoheka kubera ko bari gutekereza urupfu rubi Pastor Theogene yapfuye imitima yabo igasimbuka muri makeya. Bikubwiye iki nkawe nk'umukristo kuba wenda umuntu afite iriya nkuru nziza kuriya ku buryo hari ibiryo byinshi bigiye bitandukanye byabereye mu bihugu bigiye bitandukanye bizirikana umuntu nk'uriya nkawe nk'umukristo nawe nk'umukiranutsi uzi Imana n'ijambo ryayo bikubwiye iki cyangwa bisobanuye iki kuri wowe? Theogene yari umuntu uzi kubana Theogene yari umuntu ufasha ntiwagiraga ikibazo ngo akwirengagize mu kibazo cyawe Theogene mbese yari umuntu udasanzwe nge twavuganaga kuri telefone tutarabonana amaso ku maso ariko ubufasha namukeneyeho bwose yaramfashije nukuri Imana imuha umugisha nukuri sindabona umuntu nka Theogene umuntu ushobora kumubwira ikibazo akakwereka we ko afite ibibazo biruta ibyawe nukuri uriya mugabo ngo haje ubuhanuzi ngo urupfu rwe ruzatera abantu gukizwa. Amen. Nukuri pe nge rwanteye ubwoba cyane numva hari aho nava naho nagera kubw'urupfu rwe kandi nabiriya nabikurikiranye ba Josiane bariyo Josiane uriya umuvugabutumwa nawe ndamukurikirana nawe ndamukunda cyane n'Abarine Gahongayire bose bariyo na Kasiye uriya Kasiane
Titus nawe watangaga ijambo. Niwe watangaga ijambo. Ni ukuri ndi gukurikirana amakuru ku yandi, ariko ni ukuri uriya mugabo asigiye intimba nazibagirwa, kandi nihanganisha n'umufasha we, uragire kwihangana n'abana be. Umva ni ukuri natwe tumuri hafi uko tuzabishobozwa. Nabonye madamu we yatangiye wenda kugira ijambo abwira abantu, yatangiye kuvuga. Ubundi njyewe twavuganye atavuga, ariko nkupa buri munota adashaka ko tuvugana, ariko ubu wenda yatangiye kugira ijambo avuga. Habayeho kugira umutima wo kwihangana, cyangwa nuko abantu benshi turi kumukomeza? Nuko abantu bamuri hafi, kandi nuko abantu bari kumukomeza. Nawe ni ikintu n'abantu ubwabo bananiwe kubyakira, kandi nawe narabikurikiranye, nawe yananiwe kubyakira avuga hoya, ariko uvuga we ni muzima uko biri. Mbese nawe iriya nkuru ni inkuru yaduciye umugongo, ni inkuru yadutunguye. Ariko gusa abantu bose bagire kwihangana, kuko twese tuzaca mu rupfu, kandi twese niyo nzira yacu. Burya haranira gupfa utarimbutse, ahubwo upfe usinziriye nk'abakiranutsi. Imana iguhereza umugisha cyane kuduhereza kino kiganiro. Kandi hari ibintu byinshi ufite wenda byo kuba wabwira abantu badukurikiye hano kuri Umutoni Sandrine. Niba hari icyo ufite cyo kubabwira mu minota mike yadusoza. Ni ukuri abantu mugire mwese kwihangana, cyane cyane Asiya umugore we yihangane cyane kweri, yihangane n'abana be, n'abana yareraga. Hari abo yarabereye papa. Ni ukuri bagire kwihangana. Hari igihe uba imfubyi kabiri, ariko bagire kwihangana. Icyo tuzi cyo nuko asinziye ari mu gituza cya Aburahamu. Ahubwo twese tugire gukiranuka no kwiyeza, kugira ngo natwe tuzimane ingoma na Kristo. Tureba Theogene ahari, nawe uharanire kugira amapeti, kuko ndazi ko Theogene afite ipeti rirenze. Nabonye Barine Gahongayire n'abandi bantu bagiye batandukanye bari bambaye imyenda imeze nk'iya gipolisi, bari kumuha sari, bari kumuha ipeti. Ni ikimenyetso bakoze kugira ngo babwire n'abantu namwe guharanira kugira ipeti nk'iry'uriya mugabo. Ni ukuri. Abakunzi banjye rero mwihangane. Icyo nzi cyo nuko ubu se hari umuntu utazi Theogene? Nta muntu n'umwe utamuzi, wenda kereka n'utamuzi yamumenye bitewe kandi n'utamuzi aramumenya kubw'amateka ya Theogene. Imana ibahe umugisha. Imana ibahereza umugisha cyane gukurikira kino kiganiro. Reka nanjye mbinginge mbasaba gukora subscribe ku Mutoni Sandrine, mukora na share kugira ngo bigere kure cyane. Mbabwira ko nge nitwa Manzi Sadunda, Manzi ya mwiza, Manzi y'Imana, umuhungu w'Abanyarwanda. Mukomeze mukore subscribe, munkorere na share kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku munsi. Uyu ni Sandrine Umutoni mwenyewe. Ntabura kuvuga ko yarari umwe muri bashiki ba Theogene mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bitewe n'Imana yamuhuje na Theogene. Imana iguhereza umugisha. Imana ibahereza umugisha cyane, turabakunda. Ciao ciao.